Ikaze mu makuru yacu uyu munsi ni amakuru mutegurirwa na HDI mugiye kugezwaho nanjye Grace Uwingeneye. Mu rwego rwo gukomeza ubukangurambaga ku ngimbi n'abangavu kugira ngo babashe kugira amakuru nyayo ku buzima bw'imyororokere, HDI ku bufatanye na Plan International Rwanda bakomeje gahunda yo guhura urubyiruko inyigisho ku buzima bw'imyororokere. Nyuma y'akarere ka Bugesera hakurikiyeho uturere twa Nyaruguru na Gatsibo hakozwe ubukangurambaga mu bigo by'amashuri Plan International Rwanda isanzwe ikoreramo. Aba ni abanyeshuri bahamya ko guhabwa amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere ari ingenzi ku buzima bwabo. Iyo ugize amakuru ku buzima bw'imyororokere bituma uba inyangamugayo kandi bikagufasha kwirinda ibyago bitari ngombwa, kubera ko iyo ufite amakuru ahagije bituma twirinda cyangwa tuhakana ibintu tugenda duhurira nabyo mu buzima bwo hanze. Ugasanga wenda nimba uri umukobwa uri umwangavu ugahura n'umuntu akagushuka, umenya uburyo ki ugomba kuvuga oya. Ikindi bidufasha kumenya uburyo ki wakitwara ugeze mu mihindagurikire y'umubiri wawe, ukamenya nimba ugiye mu mihango, ukamenya uburyo kiri bubwitaremo utagize ubwoba. Kumenya amakuru ku buzima bw'imyororokere ku rubyiruko bidufasha kwirinda ibishuko biri hanze aha, kuko turacyari batoya duhura n'ibintu byinshi bidushuka, bikaturinda guhura n'ibyago harimo nko gutwara inda zitateganyijwe. Kandi iyo urubyiruko, kuko tuzi ko arizo mbaraga z'igihugu, bahuye n'ibyo byago byo gutwara inda cyangwa kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, bidindiza iterambere ry'igihugu. Ikindi bidufasha kwimenya twebwe, kumenya imihindagurikire umubiri wacu uhura nayo, harimo urugero nko ku bakobwa, igihe wageze mu gihe cyo kujya mu mihango wakitwara gute, igihe wabonye indi mihindagurikire nk'uko urwara ibiheri mu maso, kugara kw'amataye cyangwa se kujya n'ibindi bimenyetso biranga umwangavu cyangwa ingimbi, umenya uko witwara. Umuryango Plan International ufatanya na HDI muri iyi gahunda urasanga ko iki gishobora kuvamo igisubizo ku nda ziterwa abangavu. Muri iki gikorwa cyo kwizihiza uyu munsi w'umwana w'umukobwa, ariko cyane cyane twibanda kuvuga ngo ni kuki akarere ka Gatsibo imibare kumesha kugenda izamuka, nta makuru bayabonera hatakwiye, niki cyakorwa. Ari nayo mpamvu nizo mbaraga turi gushyiramo cyane, ndetse tumbonera n'umwanya wo gushimira HDI umufatanyabikorwa wacu, kugira ngo twizeye umusaruro w'uko nyuma y'iyi campaign inda zaterwaga abana b'abangavu zizagabanyuka, ndetse n'ibibazo by'amakimbirane, kuko akenshi abana batewe inda usanga n'imiryango bakomokamo igira amakimbirane. Ibyo rero ni umusaruro twitezemo nyuma y'ubukangurambaga turimo. Naho binyuze mu mushinga Ijwi ryanjye uburenganzira bwanjye, hagamijwe kugabanya ihohoterwa n'ivangura kuva ku itariki ya 11 kugeza ku ya 15 Ugushyingo uyu mwaka, HDI yatanze amahugurwa yo gukangurira abashinzwe kubahiriza amategeko, abayobozi b'inzego z'ibanze, imiryango itari iya leta n'abahagarariye ihuriro ry'abakozi mu turere twa Ruhango na Huye kwita ku burenganzira bwa muntu nta vangura mu gihe barimo gutanga serivisi. Ni amahugurwa yakanguye benshi gutanga serivisi zidaheza bashingiye ku mahame y'uburenganzira bwa muntu. Uyu ni umushinga washyizwe mu bikorwa na HDI ku bufatanye n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi. Aya mahugurwa aradufashije cyane kuko urabona abantu batumiwe ni abantu basanzwe bahura n'abaturage b'ibyiciro bitandukanye, cyane cyane bakeneye kumenya ngo ese ni gute twafata abantu mu buryo bumwe, mu burenganzira bafite mu buryo butandukanye. Ariko noneho hakazamo hari uko wabonaga umuturage ukabona ko umuhaye agaciro gakeya bitewe n'icyiciro arimo. Urugero abakora umwuga w'uburaya, nubwo tubita ngo ni indangamirwa hano, ariko umubonamo, iyo abaturage bamubonye bamubonamo ko ari umuntu w'ikibazo muri sosiyete. Abangaba baryamana bahuje ibitsina, abangaba nabo umuntu ababona akabona ko ari ikibazo. Rero twajyaga duvuga ngo ni ishyano umuntu yagushije.
mu mirimo yacu ya buri munsi ukabona ko hari ikibazo hariya, ariko ubu ngubu twamaze kubona ko bafite uburenganzira bwo kuba barahisemo ibyo bakora. Niba akora uwo mwuga w'uburaya tugomba kumufasha mu buryo butandukanye yazabuvamo, ariko noneho mu gihe anaburimo ntitumuhutaze, tukamenya ko uburenganzira bwiwe afite ni kimwe n'ubwundi. Ni naha dusoreje amakuru yacu uyu munsi. Mwakoze kubana natwe. Ingendo Grace Uwingeneye, naho ubutaha.